nta mugore urafatana n'umugabo we. Yego. Uwafatanye n'umugabo wazaze kuri kamera simwinginze. Ubusambanye n'umwanda kuva hariyo kajya mbifata nk'ubucafu sinshobora kubikora. Abona umugabo yavoma iki kintu do uraniyo yuzuye akeneye umugabo. Ibyo Imana yari yaremeye Adamu byari byiza byinshi cyane byo kwirirwa areba, ariko akabona abura akantu kamwe gusa kagatsina. Igihe mujya muri baside y'umwana wa mama Sharirene witwa Sharirene, yari inzu ya kadasteri yari etage. Kari kageretse very good. Nibyo umunsi wa none ko yaba yarasohowe mu nzu ngo yari afite fiance nyuma y'uko ukoze ku matako ye ukumva ko afite amazi. Umva bivuga yuko wahaye umutima mama Sharirene ngo nta bushyuhe yagiraga cyagiye muhura, aribwo mama buryo yakoragaho kugira ngo yumve ko afite amazi. Niba ari ituri ryo nuko umudagara niyo mu modoka ndayigutuye. Mama Sharirene aramutse nabikoze nibyo ngibyo byagende ngo call video ngo twogane kuri call video nabyo bikoze bagatana akanyenyeri ndi kuri hotel Credo riba muyizi. Ariko buri ari mama Sharirene na Pastor Mutesi ubona waba ufite amabuno manini kurutundi yabarinde. Mama Sharirene ararenze mwana kandi shama noza mutezi wari mupfisi bikamenyekana niyo umuntu yabeshyera undi bakajya gupima mu cyuma kwa muganga bakabona ko uwo muntu yakubiswe mu bibuno. Slim Jesus. Yes muze buryo hafande ubera Pastor Koro uremewe nawe uremewe musaza mba nkubona iyo umaze kurya inkoko n'umuceri uri mu bana bawe na buryo akazi wawe ibintu babimeze neza. Asa ko buri gihe ubumbesha guraza kudusura ngo natwe twikorere video nk'abantu basaza dusangire. Papa buryo ejo nzaze kukureba uri muri Kigali. Wapi maze iminsi Huye ni usore ndimo nubaka ubu niho ndi maze icyumweru 2 nari Kigali. Kutarangira kuri iriya nzu se wowe Huye ngo tugire ugomba kuza witwaje imifuka nk'ingahe y'isima ntago wapfa kuza bokoboko. Niyo waba ari umwe wonyine kugira ngo ngeri Huye ubwabyo byonyine babisaba sacrifice. Ariko ngira impiri mu mufuka wa mugabo umugabo ugenzi wawe umufuka umwe w'isima. Kuki wagiye kubaka ibutare kandi utuye mu Nyamirambo? Ndagira ngo iwabo wa buryohe wanjye hatazazima niwe wasigaye wenyine. Aho iwabo bari batuye niho naguye akazu kari karimo ndagasenya ubundi kuhashyira umuturirwa. Ubu se ntugiye ko umugabo mwinjira kandi umugabo mwinjira bibujijwe? Ninjira umugore wanjye nta kibazo tujyanye gatanu. Nta kibazo. Wumvise ko ari mu kiganiro? Ntabyo bigeze umbwira. Oya nta n'ikibi ariko tuvugiyemo. Usabye sima. Okay nta kibazo. Kandi sima ni ngombwa kandi yo biranakwiriye kandi birimo rwose birimo umutima mwiza. Tugomba gufatikanya mwana wa mama. Niko bimeze. Wowe nabonye warushuje byararangiye ufite n'inzu nziza ufite igipangu cyiza narakibonye. Oya urugendo ni rurerure. Nje rero ugeze muri finissage nabwo nyitangiriye inyuma. Urugendo ni rurerure turacyarwana no kugira ngo tubuse aho bukera turajya muri Kigali Bugesera igice kimwe niko tuba tubyumva ikibuga cya Bugesera cyitwa Kigali International Airport. Yego. Urumva rero ngo tugomba kuba turi abanyakigali. Urumva nyine wowe uri ahantu hanakomeye ahubwo. Yego. Papa buryo ngo wamagaye ndi mu kiganiro na Slim Jesus ni Kaze TV Rwanda. Igihe mujya muri baside y'umwana wa mama Sharirene witwa Sharirene mwagiye mu nzu ya kadasteri yari inzu ya kadasteri yari etage. Kari kageretse very good. Nibyo umunsi wa none ko yaba yarasohowe mu nzu ngo yari afite fiance nyuma y'uko ukoze ku matako ye ukumva ko afite amazi umaze kumva ko afite amazi na buryohe wawe umva Pastor Koro umva none se niba mukoze ku matako uti kanumve wabonye video ngiye mukora ku matako afite amazi ni umudamu mugenzi we wamufasheho ati reka numve ko yafitisha nako ni mama buryohe ntabwo ari njyewe. Uretse kuba ndi umwe na mama buryohe bivuze ko ibyo akoze nanjye ngira ejo turi mu rukiko Kicukiro
mu rubanza rwa Dr Semwaga Emmanuel. Mu rubanza rwande Dr Semwaga Emmanuel uramuzi? no bwa mbere mwumvi wandi bavuze mu minsi ishize no kuri social media ariko hose ariko yarahise yandamwibutsu ufite ivuriro hano hejuru ya house Kadrake. Yenda byumva ndamuzi. Hari umugabo umwe yararimo araburana nawe wari ucumikenga abakobwa bageze kuri 7 babaga mu nzi wiwe. Hanyuma ngo hari abantu bashinzwe kubaha amafaranga yo kurya. Yego. Nyuma noneho rero muri ba bakobwa baje kugira bamwengire ngo bajya gutwitira ibyo gutwitira abantu batabyara. Yego. Noneho babajije umucamanza bajije umudamu w'uwo mugabo ati ni gute abantu 7 abakobwa 7 cyangwa abagore 7 baba mu nzu yanyu namwe mubana muri iyo nzu hanyuma mukabana amezi 8 mubagaburira mu gitondo saa 6 nimugoroba hari abavandimwe zari inshuti magara ni oroferi na mworoye mwazanye muhiri wanyu zari iki. Umugore ati ntabwo nabimenya rwose ati ni business y'umugabo ati yagiye muri RDB ati afite imigabane 100% ati kandi mwe arasezeranye uriya kandi umugabo kandi mwe arasezeranye ati by'umugabo nawe ni ibyawe. None se business bashyize muri RDB byo kugira abakabara abakobwa bakajya batwitira abantu. Reka ningira amahirwe nkazagusanga tuzabiganiraho iby'abadamu badatwita cyangwa abagabo batabyara utubwire abagabo batabyara bituruka kuki abadamu bituruka kuki ibintu nk'ibyo tuzabiganiraho. Urubanza ruzasomwa kwa 2 ejo bundi nyuma yo gusoma ko urubanza zaza tuganire. Icyo uko uvuze ngo buryohe wawe niwe wakozeho kandi nawe ufite intoki yarabicaye hagati y'amasharirene. Ariko jewe ntago nafite uburenganzira bwo kumukoraho uretse gusuzanya mu kiganza guhoberana. Kumukoraho se urabibujijwe? Yego ndabibujijwe. Uri umugore wanjye. Ariko ubibujijwe uri kumwe na buryohe wawe. Uja ubusano hano ihuye. Bamaze ibyumweru 2 birengaho. Yego. Ariko nta mupuri wo hanze nzi kandi ndara muri hoteli njyenyine. Nta mupuri wo hanze nzi kandi hano huye abakobwa bankunda. Yego. Mu buryo bushoboka ariko nta mutima abandi bana ubyumva muri hoteli ukavuga ati ugahita uhamagara buryohe kazi wawe. Uyu munsi muri oya ndarindire akazi kadonye karangira nkabona gusubira mu rugo ukajya gushaka umupuri wanjye nta kibazo. Kuri Afrika yawe yepfo. Yanjye rwose Imana yampaye. Imana yakwihera Imana ihabwa icyubahiro. Wera byagushobokera kumara ibyumweru 2 muri hoteli nta mupuri. Usibye na 2 nibirenze umwaka nibirenze imyaka 8 narabimaze. Mbona rusisibiranya menya wabikoraho. Uri wawanya nukuri uromenya wabikora. Oya kirazira ibyo utakoze ntabwo nabikora. Ariko niba wabikoze ukabyumva izo mbaraga ukaba uzinyifuriza njye sinzishaka. Nuko njye mbona wawanya kwakwanya ibintu byose. Umva buriya kwideburiya nabyo bijya bibaho. Kwideburiya bibaho urumva kuri video utagize utuntu ukora ntabwo abantu baryoherwa ntibari. Ibi ndabizi ko ari content ugomba niganirira Pastor Koro. Mama Sharene yo biravuga yuko ngo hari umugabo wo mu diaspora w'umupilote w'indege watwaraga indege ngo wari waramukodeshereje iyo nzu yo ku Ruyenzi mu Rugazi. Nyuma noneho ngo yaje yaza kumusura ngo yestara kamera zishe ku buryo Mama Sharene atigeze abimenya kuko ngo yari yestaye kugira ngo niyagira undi mugabo uje gushaka umupuri ngo azahita bibona muri kamera. Nyuma yaho rero bivuga yuko ngo hari umugabo w'Imusanze w'umugwiza tunga nawe ngo watejemo akajya yamenya gahunda yo kwishyura inzu azi ko Mama Sharene ari we wishyura inzu wirwanagaho. Birangira rero ngo wa mupilote abibonye muri kamera abona wa mugabo ngo yububa w'urukara mugufi ngo ubasha kuba yabareshya na usenda mugiranye nandi rasimbizi nzofu hanguresha na nzofu. Hanyuma rero ngo aragenda yinjira mu nzu umugabo amureba kamera arayize noneho ngo yitegereza arangije ngo abaramabara yahereza Mama Sharene nuko ngo ibyo bita kujya gukaraba n'ibiki byose wari ubyumvise Mama Sharene ko yavuze ko ari n'umugabo yigeze amuhamagara ngo bogane kuri video call muri douche ngo arakanda akanyenyeri. Ibi bintu none ngo bamusohoye muri iyi nzu umugabo w'umupilote ngo yarafushye ubukwe bwarapfuye umunyaruhengeri nawe ngo afite umugabo afite umugore. Izi ni inkuru zaturutse kuri Kariza TV show zikubita ku manuro zikubita ku kuri Nyako TV. Natwe turimo turakora inkuru zitari breaking ariko turimo turagenda dutohoza abukebuke. Wowe ariko njeje ntago nari mbizi amakuru niwe wa mbere yampaye.
urumva bivuga yuko wahaye umutima amasharirene ngo nta bushyuhe yagiraga cyagiye muhura aribwo mama buryo yakoragaho kugira ngo yumve ko afite amazi ariko nyuma yuko mumuhaye umuti aho ngaho baramubesheye nta muti nigezemo buriya no kuba mama buryo yakubise ku bibero buriya umuti wagezemo ni kwa kundi tuba twiganira turi mu kiganiro agakoraho gusa nta kindi ariko nta muti igeze ahabwa uturuka iwacu ariko mwamwifurije ko yagira urugo kandi byari ukuri kandi igihe buryo nereza mu masharirene nabona njye mbona yuzuye n'imbere pe n'imbere aruzuye nuko uko mubona nk'inararibonye nta mushike wabaho kunariza bigatuma imbuto idaterwa ku gihe oya rwose ameze fresh uriya mudamu ndakubwiza ukuri niyo nama rero wagira abantu barimo baravuga ko yaba yasohowe mu nzu ngo akajya mu nzu iciriritse ngo yipashije umupira muremure wo kujya muri etaje ngo kandi atabifitiye ubushobozi ibintu nk'ibyo byose gusa ibyo ngibyo mbwiye niba ari byo urumva uwo mugabo umupilote niba yaramenyaga buri cyose akamushyira no mu nzu nziza nk'iriya yego akamuca inyuma gutyo urumva yaba yaramuhemukiye yaba atanyurwa ariko niba ari ukuri ariko yego niba ari ukuri ubwo icyo gihe ugomba gutandukana ubwo agakomezanya n'uwo nguwo ureshya na nzovu nyine ureshya na nzovu afite ngo uwo nguwo ngo afite umugore mu ruhengeri w'isezerano ngo none nyine bikagenda nyine ubwo bagakomezanya akaba ari ubumenyi niba ari ukuri ariko koko urumva twese turabyibaza turimo turabyumvana abantu ariko ngewe buryo nzi mu masharirene ibyo ngibyo ntabwo yabikora abantu uhamagare mu masharirene hanyuma icyo akubwira ubwo amakuru uzambwira nyuma yaho ngewe n'ibyo ngibyo by'umupilote ndi kubihakana pe nabyo ntabwo byaba ari byo n'urugamba nta buhari njye ku bwanjye uburyo nzi mu masharirene ni umukristo pe ntabwo yabikora none se umukristo w'umugore uhura n'umugabo bagatandukana saa saba z'ijoro Norvege bari mu modoka ya Vigo umugabo akamubwira ati mpa akabizu akabukora ku mataka agakora ku mabero warabibonye se pastor amasharirene yabivuye ku Isimbi TV yabivugiyeho yarabivuze ni ukuri kw'Imana zamuye n'ikiganza mu kiganiro wabyivugaho abyivuga yaravuze ati narindi muri dushe ndimo ndakaraba noga rwose yambaye ubusa ati ngiye kubona telefone irasonye ati simbutse ngo ndebe yuko yenda n'umuntu runaka twari dufitanye gahunda w'umuturage cyangwa se umuturage cyangwa se abantu mu dukorana rimwe na rimwe ati sanga ni nimero y'indi ya sipora yo mu bazungu ati nitabye umuntu ahita ashyira kunuze kwa ati mubwiye ngo ni muri dushe nareka gato maze nkarabe arambwira ngo ni nkureho swime ngo nye muri dushe nambara ubusa nkarabe nambaye ubusa ngo nawe tukarabane ngo arakanda akanyenyeri yarabikoze se nyine yarabikoze atarabikoze ntabwo ibyo nibyo atatubwiye arangira atubwira ati ubwo kuri uwo munsi ati hari umugabo twari dufitanye gahunda Norvege kuri hoteli imwe Norvege ati naragiye turahura umugabo ufite imodoka w'umukire ufite Vigo ati ashyirishaho inkoko turarya turanywa ati baranywa ati batanduka ati mu masaa saba z'ijoro barasohoka muri hoteli aho ngaho bageze hirya ngo umugabo aparika imodoka arayizimya amaze kuyizimya ngo ayiparika neza ukuntu kuri pembeni Norvege ati arambwira ati sheri ngwino twicare hano inyuma mu modoka inyuma nyine muri kabine nyine urahabona muri inyuma rero ubwo inyuma banahatangira umupuri neza hari ahantu hariya niba ari ituri iryoha ni uko umuntu agaragara niyo mu modoka ndayigutuye ariko utuje utuje nyine ariko se mu modoka ubwo abanyerondo baba bahita abapolisi abasirikare abacyose oya ariko ari uwawe utiba imodoka ari iyanyu yego nta kibazo pe bahanyuze se ubwo ntibahagaze burya mu modoka ni nko mu nzu burya ubwo imodoka yabimeze mana yanjye ibyo bintu simbi barinda kubikorera ahantu wenda hanyura abantu bakareba mu birahure by'imodoka bakarebamo wenda nibyo bakwirinda ubwo bazamura ibirahure icyo gihe barabizamura nyine abantu bagera uruhande rw'imodoka ntibarungurukemo se
ubwo nabo baba bashaka baba barunguruka mu byabo. hanyuma rero Mama Sharirene ngo yanze kuva ngo imbere aho yari yicaye mu mwanya w'umugenzi ngo yanga gusanga umugabo inyuma aho yari yicaye muri Vigo noneho ngo aramubwira ngo ngwino she ngo ndagucyura ngo wigira ikibazo ngo ndagucyura. Mama Sharirene ngo akavuga ngo ari kuziko nakuruyenzi ngo hirya y'umurenge mu Rugazi umugabo aravuga ngo ndagucyura ngo iyisi imodoka se noneho reka Pastor Koro. Yego Mama Sharirene aramutse nabikoze ni uburenganzira bwe kuko ni ingaragu nta mugabo afite. Ni ingaragu nta n'uwo yigeze agira uwo bahuye nawe ntiyari uwiwe. Nta n'uwo arimo nta n'uwo yaba arimo aca inyuma. Abikoze rero ni uburenganzira bwe yakwishima nk'uko abantu babyishimanamo rwose. Nibyo ngibyo byageze ngo call video ngo twogane kuri call video. Nabyo bikoze bagakanda akanyenyeri. Ariko bitagiye ku karubanda bose. Komera nshuti urumva yego umuntu wari usuhuje uri muri piscine ndi kuri hotel Credo niba muyizi hotel Credo haremewe ndahazi cyane urumva ibyo ubwo nari ndandukire gatoya yego ni ukuvuga ngo niba amubwiye ati ndakanda akanyenyeri twogane muri douche yego online bitagiye ku karubanda ngo abantu babibone bakamuha amafaranga ku bwanjye ndumva nta kibazo. Kubwawe nta kibazo umupuri byaba gahunda kubutanga n'uburenganzira bwe uburenganzira bwe rwose kuko arabyemerewe n'imyaka afite. Yego uyu munsi ku bantu bavuga ko yaba yarisumbukuruje akajya kuba muri etage uyu munsi bikaba bya etage bikaba byanze akaba yamanutse kwa kundi umuntu ava hejuru ngo uhagaze yirinda atagwa akaba yamanutse hasi yagiye mu zo hasi niba ariko bimeze nkuko tubyumva koko wowe niye nama wamugira kugeza uyu munsi wa none Mama Sharirene. None se Pastor Koro abagabo bose wumva bagize parapara asubirane n'akabanyira Claude Papa Sharirene cyangwa yifate basubiranye byo nta kibazo kuko bafitanye abana. Yego ariko rero icyo wari uvuze mbere ko yavuze ko nani nkuko yamukoyese kandi badakwiye nkuko bakamaze gusubiza icyambere niyo mpamvu njya ngo bihwahwanya ukagira yego urabizi ko ubuzima buhinduka wowe uramutse ufite ifaranga wakwishimira kuba ahantu habi oya ugomba kuba wakwishimira kuba ahantu heza kwinjira ahantu heza isuku niyo ya mbere inugusuye akabona ko ahantu hari haje akabona ko hari rero niba mu gihe yari ari muri iyo nzu nziza igeretse afite amafaranga urabizi ko iby'isi ni gatebe gatotsi. Yego hari igihe byanga ukava muri ya nzu nziza ukajya mwicira ibiti bitewe n'ubushobozi ufite ako kanya. Yego rero njye ndumva aho ngaho nta kintu gihambaye cyaba kirimo kiri nk'uko yaba yaravuye mwihenze atabuze ubushobozi bwayo akajya mu ntoya hari umushinga afite runaka hari umushinga afite runaka ashaka kugeraho. Yego abanyamakuru hanze bo Kamonyi bakavuga bati Nyiramabuno yavuye muri ya etage ni uburenganzira bwe rwose. Ariko buri arimo Mama Sharirene na Pastor Mutesi ubona waba ufite amabuno manini kuruta undi yabarinde. Mama Sharirene ararenze mwana uturebeye inyuma urabimbajije nk'umuntu ubabona bose imbere ntabyuze urebeye inyuma kuko bose ndabazi. Yego ariko arakubiye Mama Sharirene kandi shama noza mfite bari mu cyisi wowe oya no kuri kw'Imana kandi akakubura mbure nabo mbure n'isi y'ijuru ntabwo nakubera sabamusuze Buryohe TV abantu bakunda kureba Buryohe TV murebe Buryohe TV Buryohe TV Buryohe TV yubahwe mu gusoza rero. Yego mu gusoza urabona ko abantu b'imihanda bari kujya gufungwa cyane twitonde nyamure ese wa mugani bari gufungwa cyane. Marshal Real Estate yatawe muri yombi kuri 20 umusibejo. Diskrema ejo bundi yaburanye ubujurire igasabo hirya yejo yaburanye ubujurire kuri 20 Gasabo. Hanyuma Eric Semuhungu nawe ejo kuri 21 hashize yaburanye ubujurire ariko kandi ubujurire bwiwe rwose ngo byari parapara byabereye mu buhezo ariko kandi byari ngombwa bitewe n'ibintu byagombaga kuvugirwamo n'ibintu byari kuvugirwa urumva burasa bira turabyita imipuri umugabo ku mugabo turabyita imipuri nibiki Bibiliya n'amahano na Sodoma na Gomora kandi Bibiliya iravuga ngo umutinganyi ntakabure kwicwa
Bibiliya niko ivuga mu kubara. nakubeshe njyewe Niyo mpamvu Museveni yavuze ngo umutinganyi wese mu gihugu cy'Ubugande bikamenyekana niyo umuntu yabeshyera undi bakajya gupima mu cyuma kwa muganga bakabona ko uwo muntu yakubiswe mu bibuno ako kanya no kumushyira ku karubande i Bugande. buriya rero njyewe niba ibyo avuga kuri Semuhungu Eric niba ari byo koko uburyo yisha abana b'abahungu muri ubwo buryo nyine bwo kugira mu bibuno kandi akabikora ku ngufu nta bwumvikana ariko zikasanzeyo na Turahirwa Moses nukuri agenda akatirwe Jihad ni yari Turahirwa Moses ni yari Motion Semuhungu agiyeyo ubwo ntiyabuze nayo nabandi tutazi bo muri none uriya ntuza uyu ndamwibagiwe uyu ntuza siko mwibagiwe uwuhe no mu showbiz cyangwa cyane ntuza ndamwibagiwe uyu nguyu urimo unakora showbiz cyane mu igororo rya ntuza rya Mageragere fata ku mavuta ariko wese umutinganyi okay niwe nawe ni umutinganyi oya ndavuga mu showbiz urimo uvuga abatinganyi ubwo nari mvuze Semuhungu mvuga Jihad mvuga Moses Turahirwa Motion abo nibo nari mvuze banyuze mu izina ryitwa ubutinganyi abo ngabo rwose byo niba bibama mu batambyi byo rwose bagere babafungure kabisa bakatirwe n'ubuye butumwa utanga rero wowe tugushimire kuva Dr Murangira Bitseri yavuga kuri Buryohe TV n'inyigisho zanyu wabishyize ku murongo rwose wabishyize igoro ubundi byagenze bite kugira ngo wowe wumvire ijwi rya Dr Murangira Bitseri ahubwo buriya iramutse ritanga ibihembo ku bantu bayumvise bose ngusabiye certificate yahera kuri Buryohe TV hejuru twebwe baratubwiye turumva duhita tunumvira yego rero abandi bagiye binangira niyo mpamvu bari hehe bari muri za gereza bari muri za gereza ubutumwa natanga rero yego niba iki kintu koko tuzi neza ko kigize icyaha cyane cyane nkatwe duhora ku makamera yego rwose mwirinde amagambo muvuga mwirinde n'ibyo muhakorera yego bitabaye ibyo rwose turashirira muri gereza kandi ari twebwe twizize kuko ubutabera cyangwa ubugenzacyaha buraba buri mu kazi kabwo rero umuntu uzi ko hari na kamera yego na microphone agenzura ururimi rwe agenzure ibyo ahakorera kugira ngo atazisangamo n'abandi za mageragere yawe tugushimire cyane bwana Buryohe tugushimire cyane Buryohe TV hejuru Buryohe TV yubahwe kandi family yawe yose tubashimire cyane tubasuhuze tubabwire ngo umuryango wa Buryohe TV hejuru amen murakoze cyane karibuni sana Slim we yego Buryohe wamwumvise namwumvishe waba wibuka video mama Sharene yicaye hagati ya Buryohe n'umugore wa Buryohe video ifite titre ivuga iti yego ngo reba amazi mama Sharene yicaranye ngo kubera yego ngo ndebera amazi mama Sharene yikoreye kubera uburokore ishyiraho twumve ishyiraho intro twumve uyu mwaka uzi ko nyigiranga namuhanuriye uranyange njyanere aba n'umugabo uzatuyavoma namuhanuriye ko agiye kubona reba hano iki kintu do uriya niyo yuzuyemo akeneye rero umugabo karabaye ibyo Imana yari yaremeye Adamu byari byiza byinshi cyane byo kwirirwa areba yego ariko akabona abura akantu kamwe gusa agatsina k'igitoshye Pastor reka tugende tuve kuri iyi nkuru ya mama Sharene tugiye kuri